akakubwira ati umugore wawe araje, Imana imyeretse umugore wawe kandi uzi ko umugore wamusize mu rugo. Usanga ingo nyinshi z'abarokore igihe cyabo kinini abenshi bazimara barimo gusenga. Nyamara burya gusenga cyane ntago ariko gusubizwa, kuko hariho n'abasubizwa kandi batasenze. Hariho n'umuntu utajya ukandagira mu rusengero. Iyo umuntu rero agiye hariya akajya kuvuga ngo umugabo wanjye yarankubita, mbese ukagenda ukamuvugaho ibibi bye byinshi, nawe ujye wivuga n'ibibi byawe, kuko nawe ntago uri marayika. Baje ku bintu bijyanye no kuri mama Charlene cyane papa Charlene, ntago urangiye njya ninjira mu ngo mu buzima bw'abantu bubakanye, mfuye mu buriri abantu babyaranye, niyo mwamutarana byaranye, ariko abantu babanye mu cyumba. Ndagusuje cyane udahema kurikira ibiganiro byacu bitandukanye tubagezaho uko bwije no ko bukeye muri rwa rugo nyine rwitwa HIRWA TV. Bandi yumvise nyine HIRWA bitomva mu ibintu bijyanye n'amahirwe, ariko hari abavuga ngo amahirwe ngo aruta amashuri, abandi bakagira guta, ariko nabwo amahirwe arigyaza rimwe da. Iyo uyabonye ugomba guhita ku profit ukayabyaza umusaruro. Hari gihe rero amahirwe yawe y'uyu munsi yabakubiye muri iki kiganiro tugiye gukora cyiza. Mana we, murabona dufite abamama beza bambaye neza, babatekereye kandi bamaze igihe bategura ibintu bagiye kubaganiriza byiza cyane. Ariko iki kiganiro ndasaba umwana utujuje imyaka 18 bataza kugifungura kuko kigiye kuvugirwa nk'ibikomeye. Muri kumwe na BKM nk'ibisanzwe, tumaze iminsi tugenda tubana hano mu biganiro bitandukanye bitambuka kuri Mama HIRWA TV. Mama HIRWA TV yangiriye ikizira mpikaze mw'uru rugo, aranambwira ati yobora nguko ko navuye i Buganda. Mama HIRWA makuru ni meza. Umeze neza? Yego meze neza. Kuri muramwenyura se? Ndumva nishimye. Ni iki kigushimishije Mama HIRWA? Ukuntu uvuze yuko nyine nakugira ikizere kandi koko narakikugiriye. Warakingiriye se koko cyangwa ndatwitse? Narakikugiriye. Nta kibazo. Ngo yabonye nduwo kwizerwa angabira umurimo. Nakaririmbo nibutse kakora Betania yo mu itorero rya DPR, abantu bakorera umurimo w'Imana bita igihundwe. Urahazi? Ndahumva to ntago mazi. Igihundwe rero buri n'ahantu h'amateka cyane, ubutumwa bwiza bwatangiriye mu Rwanda cyane mu itorero rya DPR. Buri n'umuntu wuzuye umwuka wera bwa mbere yabatirijwe mu mwuka icyango ahantu bita mu bigutu. Nguhe no ku mateka y'itorero ariko uri kumva ahantu bita mu bigutu niho yabatirijwe. Tugiye kuganira rero nk'ibisanzwe, ariko ntabwo uri wenyine muri iki kiganiro, cyangwa se nge sindi njyenyine, turi kumwe n'undi muntu. Reka ubanze twibwire, nubwo navuze ngo Mama HIRWA, ariko hari ukuri icyo kino kiganiro atazi mu mahirwe n'inde ni muntu ki mu buzima busanzwe ubundi nko mu masegonda 30 banza habanje ishusho yawe kugira ngo tugendane tuziranye. Jewe nkuko mubimenyereye dukunda kubana kenshi kuri icano. Nitwa Mama HIRWA, ariko amazina yanjye bwite nitwa Mugore Wera Egidia. Nkaba ari njyewe nyiri icano yitwa HIRWA TV Rwanda, kuko Yesu yabingiriye neza amahirwa mu gihe kitari kinyoroheye, ariko Uwiteka arabikora. Rero niyo mpamvu icano yanjye nayise HIRWA, kugira ngo HIRWA ajye garuka kenshi muri njyewe. Ari njye nari kuyita Mugore Wera TV ariko nyine ni HIRWA TV kubera ari cyo cyifuzo cyawe nyamukuru, kandi turabizi ko HIRWA kuri wowe mufitanye amateka akomeye, sibyo? Mufitanye amateka akomeye. Rero ufite impamvu yo kuyita HIRWA TV, kandi ibyiza biri imbere. Noneho ninde utuzaniye noneho mu gihe tugiye kuganira? Uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi hano, ariko si umushyitsi kuri iyi kamera, kuko n'ubushize bwashize twakoranye ikiganiro. Ubushize yaduhaye ubuhamya hangaha, kandi ikiganiro cyiza cyane yarafite ubuhamya bwiza. Harya n'imyaka 20. Imyaka 20. Nta mwana. Yego. Reka none natwe. Nanjye nitwa Mukabarisa Cesari, aba ku izina Imana yangiriyeho ubuntu nitwa Mama Liliya Irakoze. Yes, wari enire maneterira aho yitwa mama runaka kubera Imana. Hari abarimbe byari ngo Uwiteka ngo yaduhinduriye amazina. Hari amazina abantu batwitaga babitaga, ariko Uwiteka arahindura birakunda. Harya wowe ngo wari cyasha hari twagiye tunzigara mu mutwe. Uwiteka ahindura amazina. Uwiteka ahindura amazina. Wari cyasha yitwa Mama HIRWA, wari runaka nawe yitwa Mama Aliya, Mama Liliya Irakoze. Mama Liliya, reka twongere tuguhe ikaze. Murakoze cyane.
umeze neza se? yego meze neza. Nzo zora biturotese ngo banze uzitubwire. Naraye ndose Imana iri bumuze namwe tukaganira. Apuze rasohoye. Ahubwo no muntu akabya inzozi. None urabona inzozi sutazikabye Cyane nazikabije. wuzuye kuganiriza abantu b'Imana badukurikiye bari impande z'isi zitandukanye. Yego ndabyizeye kandi mbifitemo ubushake. Urakoze cyane. Mama Hirwa, amakuru ki y'ubuzima busanzwe mu kazi biragenda? ubuzima busanzwe buraho, Imana iraturinze, tukabona abantu b'Imana baduhamagara, kuko ubuhamya bucaho cyangwa ubuhamya twatambukije mu by'ukuri hari abantu benshi bahembutse. Yego. Ubu se ndamutse nkubarije muri iki kiganiro Mama Hirwa mu kazi ke ka buri munsi akora iki, wakivuga cyangwa nibanga? Iryo nibanga. Okay, nta kibazo cyane, nabyo biremewe ko ibintu byose umuntu adashobora kubivuga nyine mu ruhame. Akaba ari agaciro kugira tuganire nyine turi intore. So hari ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye, nifuza ko tuza kuganira muri iki kiganiro. Niyo mpamvu natangiye ngo byaba byiza kino kiganiro gikurikiwe n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 kuko kigiye kuvugirwamo ibintu bikomeye muri iyi generation turimo, cyangwa se muri iki gihe hari ikibazo cy'ingo zidafite stability cyangwa se zidakomeye muri rusange. Noneho wagenda ukora analyse ugasanga izo ngo inyinshi ni z'abantu bitiriwe izina ry'Imana, cyangwa abantu twita abarokore cyangwa abakristo. Usanga ingo zabo ziri kujegajega kuruta izaba abandi twita abapagani batajya no mu rusengero. Kuko n'abantu tubona kuri YouTube, twumva ku maradiyo, tubona ku mateleviziyo atandukanye bavuga ubuhamya bw'ibitagenda neza mu ngo, usanga ari abantu basenga. Siko kuri se? Noneho umuntu ashobora kwibaza, shaka ko tuganira ku bintu bibiri. Icyambere, iyo bavuze urugo rwiza baba bashaka kuvuga ngo urugo rwiza ni iki, rureberwa mu biki? Kabiri, kubera ingo z'abantu bitiriwe izina ry'Imana cyangwa se abarokore arizo zikunda kubonekamo imijugujugu myinshi. Mama Hirwa, uko wumva icyo kiganiro Hirwa yakibonekamo? Ntago Hirwa yakiboneka. Yamenye cyansubiza? Oya. Tugiye kuganira ikiganiro cy'abantu bakuru. Noneho turatangira rero n'ubundi ugenda nyine unsubiza, ese kuri wowe bavuze ngo umuntu urugana akafite urugo rwiza, abashaka kuvuga iki? Urugo rwiza ni iki? Kama urugo rwiza, urugo rwiza ni urw'abantu babiri ariko babana kandi bombi bashyize hamwe. D'abord urugo ni abantu babiri. Ni abantu babiri. Yego. Urugo ni abantu babiri rugizwe n'umugore n'umugabo. Kuko iyo urugo ari rwiza n'abana barurimo babimenya ko urugo ari rwiza. Kuko nyine ipfundo ni abantu babiri. Pardon, buretse nsuri inyuma ndakubaza uyu munsi. Nta kibazo. Ni njye nawe kabisa. Ati urugo rwiza n'abana bashobora guhumurirwa narwo. Yego. Ese ntango zubakiye ku bintu bibi zimeze nabi ko bitajya bimenywa n'abana kandi umugore n'umugabo barara baconshomara? Byanze bikunze abana burya barabimenya. Kuko urugo rwiza, nimba papa na mama basangira ku meza, nimba papa akinjira mu nzu cyangwa mama akinjira mu nzu akabona umwe ya undi amwakiranye ubwuzu, abana bari hariya bakaza basanganira papa wabo cyangwa mama wabo, byanze bikunze wa munezero wa bantu babiri uba mugari, urasandara ku buryo ugera ku bantu bose bari muri urwo rugo. Mbese uravuze ngo yego, niyo bakwiyoberanya ute birangira bimenyekanye. Mbese ushatse kutubwira ngo biragoye ko wacana itabaza ngo ritwikirize intonga? Biragoye kuba umugore, byanze bikunze umugore wishimye mu rugo biramenyekana n'umwana akabimenya. Ariko umugore wababaye mu rugo kandi ababariye mu cyumba, arasohoka n'uri muri saro n'umwana akabimenya, n'uwari uri mu cyumba n'uwari uri hanze wese ahita abimenya. Byanze bikunze urwo rugo
rwabayemo umwuka utari mwiza. yego urakoze cyane, utangiye ubyinjiramo neza cyane nyine. Ese wowe nawe wemeranya na mama Hirwa? Nubwo atari ikiganiro mpa. Ku ruhande rumwe hari famiye, umugore n'umugabo bashobora kugirana amakimbirane ariko ntibashake ko abana babo bayamenya. Bibaho cyane ko bashobora kugenda ubwabo kugira ngo wenda nimba umumama yumva adashaka gukomeretsa abana, azagenda agirirwe ihohoterwa mu cyumba, wenda umugabo amukubite cyangwa se amubwire nabi, ariko yiyumanganye asohoke ku buryo abana be batari bubone ko mu maso yagize icyo kibazo cy'uko yabwiwe nabi. Abana nabyo igihe kirekire wenda birashoboka ko abana bazabimenya ariko byafashe intera ndende cyangwa se itari nziza, kuko hari abagore n'abagabo babana mu byumba bakagirana amakimbirane ariko abana bagatinda kubimenya. Bibaho rwose. Mama Hirwa, dushingiye ku biganiro wenda twagiye dukorana bitandukanye, nyine reka mbihuze n'iki kiganiro. Kubera icyo abantu b'igitsina gabo badakunda gutambutsa ubuhamya bw'ingo zabo? Ni gakeya. Yego, iyo kayise waho gakeya. Sinzi buriya abadamu twebwe nyine niko duteye. Yego. Kuko buriya Imana nyine yaremye abantu babiri batandukanye. Yego. Abadamu rero twebwe ibyacu umva nyine ibyishimo ubundi by'umudamu cyangwa umubabaro w'umudamu we ugaragara vuba. Ni nkuko iyo umudamu ashobora kubabara afite ikintu kimubabaje ako kanya agahita arira, ariko umugabo mushobora kuba mwicanye afite ikintu cyamubabaje agashirira iyo ngiye imbere, ibye ntibihite bisohoka hanze. Yego. Twebwe rero ibyacu ko Imana nyine yaremye igitsina gore, nge ndivuga ku giti cyanjye, ibyishimo by'umudamu bishobora guhita bigaragara direct kumva wahita ubivuga. Yego. Kuko ubundi ko abadamu buriya ngo ni nabo babaye aba mbere kugira kumva ya Yesu. Yego. Nyamara ntago aribo bari intumwa ze. Yego. Yesu yarafite intumwa ze babanaga ubuzima ubundi umunsi wose batajya basigana kurinda apfuye, ariko babonye bamaze kumushyingura bumva birangiriye aho. Ariko abadamu baravati byanze bikunze tugomba kugerayo mbere. Rero urumva ko umudamu igihe icyo ari cyo cyose we aba yumva nyine ibyo. Hari umuntu uretse kunganiza ambwa atari ko abagabo hari ukuntu barenganye, atese kubera iki barenganye. Dufite ngo turi gukora ikiganiro kiza cyane cy'abantu bubatse, kandi cyane ngo buri wese udukurikiye aze gukuramo content ye, kuko ntabwo dushaka kugira ibintu dutoneka cyangwa duhakirizwaho. Ndashaka ko kino kiganiro kiraba cyuzuyemo ukuri kwinshi. Dufite n'ingo z'abantu batanga nk'abamama batanga ubuhamya ko batahiriwe n'ingo cyangwa bye byagenze nabi, ariko wajya kwinjira mu muzi ugasanga uwo mumama niwe wishe urugo rwe. Sinzi nimba uri kunyumva. Yego. Ariko mu ku expressinga mu bantu akerekana ko umugabo ari we kibazo. Sinzi nimba izo kayise wemera ko zibaho. Akaba n'umuntu wari warananiwe kubaka urugo, ariko kubera ko ahawe mikrofone ari we abantu babashije kumva, sibyo nakubwiye ndaza kukubaza cyane muri iki kiganiro. Niwe wanyihaye mu butware bwo kuri HIRWA TV. Ubwo turaza kuganira. Umugabo akaba we atarashoboye kuvuga, sibyo tujya tuyibona, ariko kandi ikibazo gikomeye cyo gusenyuka kuri urwo rugo gifitwe n'umugore. Nge sindi kugusaba ngo ibyo bintu bisesengurire, ubwo ndi kugusaba ngo abantu bampere message cyane ku gice cy'abagore. Sinzi nimba wemera ko n'umugore urugo rwasenyuka bigizemo uruhare, urugo cyangwa rwamunanira. D'abord tubanze ntubavugire ngo ni ukuri we. Sinzi nimba wemera ko mu migendekere mibi y'urugo n'umugore ashobora kuba moteri y'ibibazo by'urugo. Banzo nyemerera. Ndabyemera. Yego. None niye message ro waha abagabo bameze icyo biturije, batavuga ariko abagore babo babatanze kujya kuvuga, bakerekana image itari yo y'urugo y'ukuri. Urabona impamvu mu by'ukuri wenda n'ukuri mudamu we aba yabashije gutera intambwe akajya kuvuga biriya bintu. Yego. Ariko suko nuriya mugabo wasigaye hariya buriya nawe ubashije kujyayo ukamuha mikoro akavuga, nawe hari ibyo yavuga. Kuko iyo abantu babana ari babiri byanze bikunze
burya ntabwo umwe avuga ngo ndaceceke. yego Ikintu umugore n'umugabo babasha gutandukaniraho, kuko abagabo Imana yabahaye ubutware rero Imana yabahaye ni uko igihe iyo kigeze biba ngombwa ko umugore ahaguruka akaba ari we ugenda, yego wa mugabo agasigara muri rwa rugo. Rero kuko ari we wabashije gusigara muri rwa rugo, ubyanze bikunze uwabashije gusohoka akagenda, bizagaragara ko ari we wagize gute, wahohotewe. Nyamara birashoboka ko ashobora no kugenda ari nawe wahohoteraga nde, kuko umugabo ntajya apfa kuvuga ngo arahukanye ngo agende, kuko ntabwo ari ko Imana yabikoze. yego ntibiri normal. Yego. Ariko ubundi nanone ugiye kwinjira ingo z'abantu zibamo ibintu byinshi, habamo ibintu byinshi. Iyo umuntu rero agiye hariya akajya kuvuga ngo umugabo wanjye yarankubita, mbese ukagenda ukamuvugaho ibibi bye byinshi, nawe ujye wivuga n'ibibi byawe, kuko nawe ntabwo uri marayika. Rwose abazabyumva muzabyihanganire, ariko ngewe ndabivuga uko mbyumva nka Egidiya, kuko uri umuntu byanze bikunze. Hari ukuntu nawe wenda wirwanyeho nk'umuntu, wenda ntimwarwanye, ariko hari amagambo ushobora kuba nawe ubwawe waramubwiye, wenda nawe yakomerekeje umutima we, ariko akaba atarashoboye kuza hariya ngo abivuge. Rero buriya abantu babana ari babiri, ubundi bagiye bavuga ngo baburana ari babiri ngo umwe aba yigiza nkana. Yego. Birashoboka ko wowe ushobora kugenda ari we wenda wahuye n'umugabo yakunanije, bikanga ugahitamo ukagenda, kuko wowe ntabwo bishoboye kuhaguma. Ariko nanone birashoboka ko dufite n'abagabo, hari kesi dufite z'abagabo bafata inzira bakagenda. Yego. Ubu rwose biriho, umugabo akavuga ataho kugira ngo uyu mudamu wanjye ejo bizabe ibibazo, aho kugira nzajye muri gereza ntirereye abana, reka base musige muri uru rugo, uyu mugore arugumemo arera abana be, nibamara gukura njyewe ntago nzareka n'undi kwitwa se. Hari abagabo dufite muri iyi minsi barimo guta ingo zabo, akavuga ati wa mudamu w'icyo uzasaba cyose nzajya nyiguha, ibizakenerwa byose nzabiguha, ariko agafata inzira akagira gute, akigendera kabisa wa mudamu. Buriya rero uriya mugabo umuhaye mikoro nawe akajya hariya akavuga, bakamubaza ibibazo byatumye ata urugo rwe, hari byinshi nawe yavuga. Mama Hirwa, okay. Yego. Aranga ukomye urusyo ngo ajya koma n'ingasire. Yego. Uvuze icyo kintu, turimo turaganira ikiganiro cyiza cyane. Uvuze icyo kintu, reka mbivuge kuko byarabaye, byagiye no kuri YouTube, ubwo ni reference y'ikiganiro cyacu. Hari umumama witwa mama Charlene, yatanze ubuhamya bwe ku bijyanye n'urugo. Ibyo birazwi kuri YouTube, abantu bose barabikurikiye. Abaho avuga ibyo bintu, umugabo tutazi ari inde, tutazi naho aba umugabo, nta muntu wigeze umumenya. Mu gihe mama Charlene avugaga twabonaga mama Charlene gusa, kandi tukajya n'ibitekerezo bya mama Charlene gusa. Ariko mu minsi yashize twagiye kubona tubona umugabo araje tutazi aturutse. Wenda izo nkuru nawe warazibonye pe, zaciye kuri YouTube, tubona na waravuze avuze bitabana umurambi giti. Siziri muri kunkurura, shyira mikrofone ku munwa. Avuze umugabo papa Charlene avuze, noneho abantu bimwe mu Charlene avuze batanya kwibaza ngo ninde uri mukuri. Si byose ntibyari byoroshye ko bicanga abantu. Papa Charlene yavuga ukumva afite content cyangwa se ni uri mukuri. Mama Charlene ariko nawe yavuga ati ese manange urugo rwabo ninde nyirabayazana wo kurusenyura. Ibi ngibi turi kubivugira, ndi kubivugira ibintu wavuze. Mu bantu babiri umwe baburana abayigize nkana, kandi abagabo bonyine ntabwo ari bo bahora basenya ingo gusa. Ingo nyinshi ingo zose zisenyuka, si ukuvuga ko amakosa ari ay'abagabo gusa, n'umugore ashobora gusenya urugo. Sibyo? Umugore ashobora gusenya urugo bigakunda cyane rwose, ahubwo ni nawe urusenya nabi.
none wowe rwose urarindimuye ati urwasanywe n'umugore rwo rurarundimuka ushatse kuvuga iki? nshatse kuvuga ko hari abagore benshi birengagiza inshingano zabo bashinzwe mu rugo, ugasanga umugore arakubwira ko atajya mu gikoni gutekera umugabo, igikoni akagiharira umukozi, kandi ni umurimo yerejwe byari mu byamuzanye niyo nshingano ya mbere agomba kumenya. Ugasanga umugore ntazi kumenya umwenda w'umugabo aho uherereye, ntazi kumenya aho inkweto y'umugabo iherereye. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bituma abagabo bajya bacika intege, kuko buriya abagabo bakunda keya, bakunda guhabwa keya. Niba yakuzanye kugira ngo habe hari ibintu by'inshingano zagomba kubahiriza, kujya umukemurira. Niba akubwira ati nkeneye inkweto zo kwambara, inkweto zirahari, nkeneye umwenda wo kwambara, ube wawutunganyije urumwereke. Ugasanga umugabo asohotse mu nzu nk'utagira umugore, rimwe na rimwe yagiye yambaye imyenda ikora rihagaze, yagera hanze umuntu akamubwira ati ko wambaye nabi, bikaba ari ikibazo. Njyewe hari uwo nigeze mpurira nawe muri gare Nyabugogo, ndamubwira nti ese wamenye ko wambaye ishati icitse? Arambwira ati ntabwo nabibonye, ati niriwe ngenda muri biro z'abantu. Ndamubwira nti wambaye ishati icitse kandi nyamara yari afite umugore. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye. Buriya abagabo nyine bakunda guteteshwa, bakunda kwitabwaho. Iyo rero abonye batamwitaho, ubwo urwo rugo rwarangiye, byabaye. kubera umugore niwe turiho, kuko ibyo abagabo byo bivugwa buri munsi cyane. Aha, none ubwo bimeze, turacyari kuri ya ngingo yacu ya mbere, ntiturajya ku ya kabiri. Twibaza ngo urugo rwiza ni iki? None ubwo bimeze gutyo tubivuze byose, ninde ukwiriye kuvuga ko afite urugo rwiza? Ndakubajije. umuntu ukwiriye ko nta wowe ubwawe Yego. ni wowe mutangabuhamya wa mbere Yego, urugo rwawe kuko ni wowe uzi neza ibibera imbere. Kuko hari ukuntu abantu bishuka, ukaba wabona umugabo mwiza asohotse mu gipangu cye cyangwa mu rugo rwe, ukavuga utura mugabo yarakize, nyamara wenda yaraye muri saro, ukavuga ngo yarahiriwe, ngo afite urugo rwiza, kubera kureba ibigaragara, yagize Imana, afite urugo rwiza. Wabona umugore mwiza asohotse hari agenda ari mu muhanda, ukavuga utari ku cyanyihera urugo nk'urwuriya mugore, nyamara ntago utazi kuri gusaba umuriro, ntago uzi ibibera mu rugo rwe. Rero urugo rwiza, umuntu ku giti cye cyangwa abantu babiri, ni mwebwe ubwanyu mugomba kurema urugo rwiza, kuko ni mwebwe muzi icyo mupfa, ni mwebwe muzi uko murwubaka n'uko murusenya. Byanze bikunze aho rwasenyukiye muba muhazi, byanze bikunze aho wagize intege nkeya kuri mugenzi wawe urahazi. Mboneraho umwanya wo kuvuga, jewe warumbaje ku bintu bijyanye no kuri mama Charlene cyane papa Charlene. Ntabwo urangiye njya ninjira mu ngo mu buzima bw'abantu bubakanye. Narimba atangiyeho urugero kuri cya kintu twavugaga ngo buri gihe kuri YouTube twumva side y'umuntu umwe gusa ari uvuga. Icyo narimbivugiye, yego, buriya abantu babiri bubakanye. Kuri channel yanjye hariho umuntu umwe watanzeho ubuhamya, yabanye n'umugabo we, babyarana abana 3, bareje baratandukana. Imyaka 6 irashira. Nyuma y'imyaka 6 wa mugabo yarongeye asubira kwa wa mugore we, aramusaba, aranamukwa inshuro ya kabiri, nubwo abiri barakoze mariage, aramusaba, aranamukwa, bakora indi mariage, barongera barasubirana. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese ufite ijambo yavuze kuri rwa rugo rw'ababana, bakongera gusubirana, abo bantu baramwaye, bahindutse n'abanzi. Umugabo wagiriye umugabo uriya mudamu kumbwira ngo rekura mugore, n'uriya mugore wamugira inama ati va kuri uriya mugabo, kuko hari abantu bari mu bibazo, abantu bagashaka kuvugiriza impundu kuneshwa kwabo. Yego. Rero nimba ubona bariya abantu bibaye ngombwa ko bageze mu ntege nke, hari igitero cyaje, hari umwanzi wamaze kubinjirana kugira ngo abasenyere urugo. Wowe rero wiba uwa mbere wo kubatiza umurindi, cyangwa wijya kuba umufana, wijya kogeza iriya kipe kuko ubona irimo gutsindwa, kuko birashoboka ko yagenda ikongera ikitoza. Yego. Ikitoza neza, ikazana intsinzi, ikaza itsinda, warangiza ukamwara kubera ko warakomereye igihe yari yatsinzwe. Yego. Rero mboneho umwanya wo kubwira abantu, mu by'ukuri hari ukuntu akavuga ati umugabo wanjye akavuga ndakavuga, nawe warangiza ukajya hasi si ukwandika ukiva inyuma. Nyamuneka ihangana icyo kigo ry'iti, nyamuneka uramenye bariya abantu ubwabo aho bakundaniye baraziranye, icyo bapfuye mu buriri, abantu babyaranye niyo mwamutaranabyaranye, ariko abantu babanye mu cyumba ari bombi babiri, bagasangirira ku isahani imwe muri saro,
mwebwe mugahaguruka mukajya mu cyumba cyanyu kuryama, bo bakajyana mu cyumba cyabo bakaryamana. Abo bantu babiri bihorere, bafite icyo bapfuye wowe utazi, bafite n'uburyo bazongera bakiyunga wowe utabizi. Ahubwo bariya abantu nimba bishoboka ko wabegera, cyangwa umuntu akaza hano ubwo akivuye. Hari n'ukuntu umuntu aba afite ibintu by'ibikomere, hari igihe bishoboka ko umuntu ashobora kuvuga ibintu ariko nyuma akarogereta kandi atagishoboye kubigarura. Nabyo birashoboka, kuko hari ukuntu ushobora kugira agahinda, hari ukuntu ushobora kugira uburakari. Niyo mpamvu bavuga ngo nimba ufite uburakari ntabwo ari byiza kugira ngo uhite uvugana n'umuntu ako kanya, banza utuze muri wowe, kuko iyo ushobora kuba ufite uburakari ukavuga amagambo utari buvuge. Rero hari n'ukuntu ngo abantu bishima, hari n'abantu bagira ibyishimo bigatuma uvuga ibyo utari buvuge. Nabyo birashoboka, ariko nyuma ukaza kubitekerezaho. Rero bariya muntu wagize ibyishimo cyangwa wagize akababaro kenshi kakarenga, akumva agiye kuza hano kugira ngo ibyo abivuge, kuko nabivuga wararuhuka, arimo arivura burya. Psychologically wewe bimwe wavuze mu kiganiro cy'ubwashize. Uriya muntu wararagurira, uriya muntu umugabo yararaga kubita, uriya muntu wararaga muri saro, uriya muntu bimagarasiyo, ibyo bintu yabanaga nabyo mu nzu myaka ingana gutya, igihe kikagera akagira Imana akabona ahantu hashwanyukira akavuga ibye. Mwihorera ashwanyuke kuko arimo arivura. Ariko wowe rinda ururimi rwawe kugira ngo ejo utazaseba, kuko birashoboka bari abantu bashobora kongera bakiyunga. Kuko maze kubona ingo nyinshi. Mbega kugira abantu inama tujye dutinda kuvuga ibyo tureba. Wowe wireba, wigira amarangamutima yawe. Umugore ashobora kuzahara akavuga ati umugabo yankubitaga, cyangwa umugore ati umugabo yagira ibintu byinshi, ariko nyamara mu kanya basohoka ahangaha bakongera bakiyunga, wowe ugahinduka umwanzi wabo. Rero niwumva ibintu byabereye mu mago ujye wicecekera. Ahubwo wenda umubwira uti hangane muvandi, rega komera, erega ihangane, nta wamenya, erega wabona mwongeye mugasubirana, kuko birashoboka ko bari abantu basubirana. Urakoze cyane. Mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri, wowe bivugaho icyo wavuze ngo umuntu runaka afite urugo rwiza, kuri we n'ibiki byagakwiye gushingirwaho bavuga ngo urugo ni rwe? Nkuko mugenzi wanjye abivuze, ubundi urugo rwiza twebwe twumva ko ubundi urugo rwiza rutegura ijuru rito. Urugo rwiza ni ijuru ritoya iyo abantu bahuje, cyane cyane mu mibanire yabo bibabera byiza, kuko kugira urugo rwiza ni ukuba uri kumwe na mugenzi wawe utamubangamira nawe atakubangamira, muhuza mu iterambere ry'urugo rwanyu, muhuza mu bitekerezo. Mbese nimba hari aho ubona ugiye kubangamira mugenzi wawe, ukabanza ukamwegera ukamusaba imbabazi, mugahuza, nawe yabishobora gutyo, nawe akaza akagusaba imbabazi. Icyo gihe urwo rugo ruba rwiza, mwembi mwiyumvamo ko urugo ari rwiza, kuko habayeho kubwizanya ukuri, habayeho gukeburana kuri mugenzi wawe. Niba umwe acitse intege akaba yakoze amakosa, yaguye mu ikosa, agasaba mugenzi we imbabazi, icyo gihe urugo rwanyu ruba rubaye rwiza. Hagati yanyu ruba rwiza, no hagati y'abababona ruba rwiza. Hari ikindi numvaga navuga, kiri kuvuga ngo urugo rwiza byanze bikunze, nubwo hari ibyo twebwe tudashobora kubona nk'abantu byabereye iyo ngiye imbere, ariko hari n'ibigaragara inyuma. Cyane twakunze kugaruka ku badamu, kuko twebwe turi abadamu. Wenda hari igihe kimwe nawe uzatumira, cyangwa tuzatumira, nanjye nishyiremo, tuzatumira abagabo, hakaza abagabo wenda bavugira abandi bagabo bagenzi babo, ariko uyu mwanya turimo turavuga ku badamu. Bone ngo ukurusha urugo rwiza akurusha umugore, ukurusha umugore akurusha n'urugo rwiza. Umugore mwiza mu rugo byanze bikunze ni itabaza. Ni itabaza, kandi itabaza ryiza rifite urumuri runini, byanze bikunze ntago ryihishira. Urwo rugo rwiza, iyo uriya mudamu ari muri ruriya rugo, umuntu wese uzarugana, nubwo wenda hari ibindi bibera inyuma, ariko kubigaragarira amaso y'abantu, kuko twebwe ntabwo dushinzwe kureba mu mitima, nta nubwo mu mitima tuhazi, nta nubwo mu byumba turebayo, ariko nibura kubigaragarira inyuma. Ushobora kuvuga uti ruriya rugo ujye urugezemo ubona amazi yo kunywa, ariko hari n'urundi rugo ushobora kugeramo ari umudamu, ugasuhuza, yenda ni n'abantu bo muri famiye, ukicara, waba ukicara, umugore agahita ahaguruka akigendera mu cyumba, ntabe yanakubaza amakuru, ntabe yanakubaza ati se mu rugo baraho, yenda ni na mwene wabo w'umugabo we, akahita agusigaho akigendera. Byanze bikunze uwo muntu nasohoka muri urwo rugo agiye, ntago azagenda avuga ko ruriya rugo ari rwiza.
nawe ubwe nubwo yari umushyitsi agiye kuvamo n'umutangabuhamya nyamara yari umugenzi. Mvuze ku mugore ariko no ku mugabo birashoboka, kuko nimba urugo rw'abantu babiri kandi rugomba kuba rwiza kuko ari abantu babiri batumye ruba rwiza. Niba ari umugabo ugeze mu rugo wenda ni mwene wabo w'umugore cyangwa mwene wanyu cyangwa n'inshuti yanyu mwari muturanye mwese yabasuye, mu by'ukuri ukinjira mu rugo ushobora ugasuhuza umushyitsi uhasanze ukamubaza amakuru. Ese ushobora no kubaza madamu wakiriye umushyitsi kugira ngo nibura wa mushyitsi uraho yumve ko agize akanyabumuntu ko na wa mugabo kuko amufitiye ubwuzu. Urwo ni rwa rugo rwiza. Byanze bikunze urwo rugo uzifuza kurusubiramo kuko rura rugo rwakwakira. Mbega rugo ushobora gusura ntugire icyifuzo cyo kuhagaruka kubera first impression y'ukuntu uhabonye gusa. Ukavuga uti ruriya rugo sinzarukandagira sinzongera gusubirayo. Ko kantongereyemo niko keza. Reka noneho turebe mama Hirwa, ari nayo ngingo ya nyuma. Kubera ikingo z'abantu bitiriye izina ry'Imana arizo zikunda kuboneka mu bene ibyo bibazo byose turi kuvuga. Rero ahanini iyo nitegereje cyane nko ku ngo z'abarokore, niho ndi nyine juste turi ingo z'abarokore binjira mu bintu byo gusenga cyane. Yese niba kajya basenga inshingano no senga ariko wibuke ko nyuma yo gusenga hari n'ibindi ugomba, hari izindi nshingano bazwa. Kuko uzasanga je nkunda kwibona mu ngo z'abarokore ugasanga umugabo cyangwa umugore ingo z'abarokore mu by'ukuri bateshuka ku nshingano. Ugasanga umugabo yagiye samatare cyangwa ari n'abagore babikora samatare nge sinahaze reko ndahumva, yagiye kanyarira, yagiye kizabonwa, mbese ahantu hose buri munsi arajya gusenga. Nyamara gusenga ni byiza pe, ariko senga wibuke ko ufite n'inshinga, senga wibuke ko ufite n'urugo, senga wibuke ko n'umugore wawe agukeneye. None se buri joro uri kizabonwa, irindi joro waraye mu cyumba cy'amasengesho, irindi joro waraye kanyarira, harya wa mugore waraye mu buriri bwa wenyine ukwezi kukarangira buri munsi, aho umwiryana utazaza mu rugo ni hehe? Byanze bikunze uriya mugore yari bunezerwe. Ugiye gusenga genda base rimwe mu cyumweru cyari rimwe mu kwezi, ariko senga ushake n'umwanya wo gukora. Kuko ahanini ugiye kure ngo z'abarokore zisenga kandi zinakora, ushobora gusanga izo ngo zibanye neza. Kuko byanze bikunze isukari yabonetse, umugati wabonetse, babonye ibyo kurya. Ariko mu by'ukuri umuntu arajya gusenga avuye gutira ipantaro, umuntu arajya gusenga avuye gutira urukweto, uririrwa uzenguruka insengero zose warazirangije, warangiza ngo Imana yakwimye amafaranga. Ntabwo yayakwimye, ubwo ntabwo urimo kuyashaka, ntabwo urimo gukora. Abarokore nibasenge ariko banakore. Rero niyo mpamvu usanga ingo nyinshi z'abarokore igihe cyabo kinini abenshi bazimara barimo gusenga. Nyamara burya gusenga cyane ntabwo ariko gusubizwa, kuko hariho n'abasubizwa kandi batasenze. Hariho n'umuntu utajya ukandagira mu rusengero, hariho n'umuntu utajya muri ubwo butayu, hariho n'umuntu utajya wiyiriza ubusa, ariko nyamara agasubizwa ugasanga amerewe neza. Nyamara wowe uririrwa ugenda buri munsi ugasanga ibibazo urabifite. Bya gusenga ariko nakore, ibuka yuko umuryango wawe uragukeneye. Fata umwanya wirirwe mu rugo rwawe, wiriranwe n'abana bawe, tera indirimbo muririmbe, musenge, mukore iteraniro rigari mu rugo rwawe. Nimba ufite umugisha ukaba ufite abo bana, ufite umukozi, ufite iki n'umudamu wawe, mugirane ibihe. Ariko mu by'ukuri hari urugo ushobora kugeramo umutwara arahari yagiye gusenga, ejo umutwara arahari yagiye hana, umutwara arahari yagiye hana, mu murimo w'Imana. Mu by'ukuri uwo mudamu uri musiga inyuma cyangwa wa mudamu we wowe buri munsi urafata inzira, wagiye muri korari, wagiye mu byumba, wazenguruka ahantu hose uririrwa ugenda. Urava ku kazi ugahitira mu cyumba, urava ku kazi ugahitira ku musozi, urava buri munsi uriya mugabo aragukeneye. Hari ibyo ugomba kubaka bindi birenze amafaranga, hari ibindi ugomba kubaka birenze ibiryo mwaririye ku meza, hari ibindi ugomba kubaka, hari inshingano zindi ufite ugomba zatumye akuzana. Ahubwo reba kuri kuzitwaramo neza. Niyo mpamvu iyo abantu bashwanye bombi ari babiri mu rugo, ugomba gufata umwanya ukavuga ngo ariko sinshobora kuba nagize uruhare kuba ari njye nateje ikibazo kuri mugenzi wanjye, sinshobora kuba ari njye nabaye nyirabayazana kuba ntuma umugabo wanjye asigaye atahatinze, sinshobora kuba nyirabayazana wo gutuma umugabo wanjye buri munsi asigaye yumva yajya gusenga buri munsi ntakandagire mu rugo rwanjye. Aho nta ruhare mbifitemo.
umugabo najya gusenga akabona bari bumuha icyayi byanze bikunze iwawe azahaza gake kuko nta cyayi umuha wenda n'isukari yanayiguze. Nazi wawe arasanga yenda kera mukiri abageni cyangwa mukiri abajeni mariye mwajyaga murya agafiriti cyangwa wibukaga kumucumbira ubugari ukamutekera n'indagara kuko wari ubizi ko ari byo akunda kurambagiza. Ariko kuko umukozi wawe atazi gucumba ubugari wasange uba bumukuyeho yarabureze azajya aho babumuha, azajya hari bujye gusenga umutima urabukeneye. Umutima urabukeneye kandi ntabwo urimo kubumuha, ahubwo nimba ubona habayeho gutana gato fata umwanya nimwicarane mubwire mugabo wanjye birashoboka kuko uri umuntu nawe uwo mugore ni umuntu n'uwo mugabo ni umuntu. Fata umwanya muganire vuga uti nyamuneka turasenga Imana twembi, ariko birashoboka ko naba naragize uruhare mu ntege nke zanjye. Akwereke detaye aho wamubangamiye usigaye utuma yirwa mu masengesho atarangira. Ashobora no kujya gusenga ari wowe wasengera, ashobora no kuhora ku musozi buri munsi kubera wowe umuraza ijoro, ashobora no kuba uwo mugore buri munsi rwazenguruka mu byumba kugira ngo arebe ko urugo rwe rwabona amahoro. Rero nyamuneka ndagira ngo abantu b'Imana basenga Imana. Yego bamenye ko babyikora. Ndaje nkubaze mu kanya ni nk'ibiki ubona abarokore badaha agaciro mu rugo kandi bikomeye ahubwo bakabikubitira mu kigunira cyo gusenga kubita gushyira imbaraga mu ibyo bintu. Muri iki gihe ubundi tugirwa yuko twabanje kuvuga ko urugo rwiza ari ijuru rito. Satani rero nawe muri ibi bihe yahagurukiye kurwanya rya juru rito ari rwo ubwo urugo rubi narwo ni nka Gihenomu ntoya. Yego, ni ukuvuga ngo mu gusenga kw'abarokore b'iki gihe ntago babwizanye ukuri, nta nubwo basenga by'ukuri. Umwe ababwira undi ngo njyewe ndasenga ndi mu mwuka, undi nawe akabwira undi ati njye sinkwizeye mu masengesho yawe. Njyewe impamvu mbivuze hari ingero nagiye mbona z'amafamiye uko nyine. Niba umugabo afashe umwanzuro wo gushaka imibereho y'urugo yenda akajya gukorera nko mu ntara n'urugero, umugore arasigara yiva ko umugabo yagiye mu busambanyi. Aho ngaho ko umugabo ari konsantere mu gushaka ubuzima, wa wundi wasigaye asenga we abanyamasengesho bamubeshye baramubwira ko umugabo ibyo urumva ageza ahantu heza. Dukwiye kwiga gutandukanya umuntu uri busy kubera akazi n'uri busy kubera gusenga, sibyo? Ni hari kudushushanya. Iyo agiye gushakisha ubuzima yenda hirya no hino urabizi ko abantu bose badashakira mu mujyi wa Kigali, cyangwa se wa mugore ari mu cyaro umugabo nawe yaje muri Kigali. Cya gihe we umugabo yabaye konsantere mu gushaka ubuzima, umugore we hahandi yirwa mu bihuru no mu masengesho asenga, barangije kumubwira yuko umugabo nta handi hantu yibereye, yagiye mu ngeso mbi. Byamaze kumwica ubwonko. Kwa gusenga kwe ya masengesho ajyana ku Mana arimo gusenga ntago ari gusengera wa mutware ngo mubwire ati Mana mfashiriza uriya mugabo uri hariya amahaho yagiye kubona azayazane dukomezanye urugendo twubaka urugo rwiza. Azamanuka umugabo asanga umugore yaramaze kuzura toni y'uburakari bwo kumva ngo wari uri mu byaha, nyamara aramucira urubanza kandi ntabwo yabibonye. Nibyo yumvise. Ubu ngubu abarokore b'iki gihe ntibashobora kukubwira ikintu kibi. Imana iravuze ngo uzabona amafaranga, Imana ntabwo yakubwira ati hari ikintu kitari cyiza, ahubwo bakubwira ibyiza gusa, cyangwa se rimwe na rimwe ugahura n'abakubwira ibibi gusa. Rwa rugo rero hagati ya wa muntu umugore n'umugabo bashakanye bombi bakundana, nibo bagomba kumenya ngo mbese wa mugabo niba yarantoranyije mu bakobwa barenga 50 akankunda, sinagombye kumugirira icyizere cyo kumenya yuko ari jyewe n'ubundi yatoranyije. Nkajya nihanganira abaje kumbwira ibyo byose nkababwira ngo nta kibazo, ntegereze ko wa muntu azagaruka akangarukira akamenya ko ari igihe yashatse kandi yuko Imana yamuntumye ko tugomba kubana tukubakana urugo na bwa buzima. Igihari rero kuba wa mudamu adafite icyizere ku mugabo we, icyo cyarangije kwangiza urugo. Kuba wa mugabo nawe atizera wa mugore we, ubwo urugo rwamaze kwangirika. Hagati y'abashakanye ikintu kirimo kubura muri iki gihe ni ukubwizanya ukuri, ni ukugirana icyizere hagati yabo. Iyo umwe atizeye undi urugo rwamaze kurangira byarangiye. Iyo umwe yagiye yumva amagambo ngo bavuze ngo Imana yavuze indi itanavuze ubwo byarangiye. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana bo muri iki gihe, abanyamasengesho bo muri iki gihe ni habeho kubwizanya ukuri kandi basenge by'ukuri, kuko ntabwo uzafata umuntu uzahera ku itariki ya mbere ngo amare iminsi 30 yibera mu butayu.
yagiye gusengera mu butayu, yiriwe mu masengesho. Imana iravuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Nukora, Imana izahira ibyo watekereje gukora. Jewe ejo bundi nabonye kuri YouTube umunyamakuru abaza abantu, famiye yahagurutse, umugabo n'umugore n'abana 3 bajya kajyanira kuba bamaze y'ukwezi. Ukibaza ngo niba umuntu yaragize ikibazo agatakaza imitungo yari afite ngo bari barabateresha icyamunara, agahaguruka akajyana umuryango mu ishyamba kubamo, ese uko ni ugusenga? Uzasenga gute se? Yega twemere ko Imana ikora ibitangaza, igira n'inzira zirenze 1000, ariko kora ihere ku byo wakoze, iguhe umugisha. Ntago uzajya guba mu ishyamba ngo wumve ko hazaza indege ikajugunya igipfunyika cy'amafaranga ngo uyafate. Ntago ibyo bintu bishoboka. Nubura ubwenge, kandi yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka. Niko yivugiye ubwayo. Ni ukuvuga ngo rero abakristo b'iki gihe imyizerere yabo ihabanye n'ibyo bo bazi. Donc bafite ukuntu bumva ko Imana yavuze ngo nzabagirira neza, basi bikaba bihangiwe nzabagirira neza, ukagenda ukicara ngo Imana ukiruka Imana mpakugirirwa neza, sohoza amasezerano ayaheze. Haguruka ujye gukora, ihira amaboko, imirimo y'amaboko yawe, hanyuma urugo rutungane. Umugabo niba yagiye gushaka akazi k'ubufundi, nawe ujye gukora kwikorera agataro, nazana 3 uzana 1000, biraba bibaye 4. Niba amazi muyagura 500, undi nawe akaba 500 yandi azagura inyanya, ubwo urugo rurazamutse. Ikibazo kiriho muri iki gihe kirimo gisenye ngo nukuba umuntu atiyumva, nukuvunana. Donc umuntu arashaka ko mugenzi wari wuvunika, undi ntakora. yitwa umufasha. Urugo mwaruhuje kugira ngo murufatanye, ntago bavuze ngo urugo n'urwo umuntu umwe, n'urwo abantu 2 mwagiye gusezerana muvuga ngo tuzafatanya mu bibi no mu byiza, waba urwaye waba utarwaye, mu gihe mwembi muri bazima, umwe azaca hirya undi ace hino, muhuza urugo, mwubaka urugo ruzamuke. Nihabaho kuvuga ngo ngiye mpimye umugabo ngo reka nicare nzajye mba mu gitanda anzanira ibyo kurya, natabizana nakazi ke niwe bireba. Niba umugabo nawe azafata umwanya wo kuvuga ngo ngiyewe ndavuna umugore, uriya mugore ni igifaru nagenda akore natabizana, ibyo biramureba. Urwo rugo fini rwarangiye, bayi. Ubwo ni ukuvuga ngo rurasenyutse, birarangiye. Nguko uko imibanire y'ingo z'iki gihe, haba mu bakristo haba no mu batari abakristo, gusa cyane mu bakristo nyine kwa kundi bibera mu ntambara y'amasengesho ngo bajye gusenga, bajye surasenga usenga iki niba mu rugo wawe birimo bicika, uwo muri kumwe mudahuje. Wakoze cyane, bikunze ibintu uvuze kandi uhuguye nyine en general. Hari ahantu yigeze agira nshaka kugaruka, ari naho tugiye gusoreza ikiganiro cyacu. Hari icyo yavuzeho cy'abahanuzi. Ese buriya amarangamutima y'abahanuzi mu rugo ntabwo ashobora gusenya urugo? Yego. Birashoboka ko njye hari umuhanuzi umwe wigeze kumpanurira, arangije araza arambwira ngo naragusengeye cyane ntarabyara, arambwira ngo Imana yanyeretse ko umugabo wawe mubana atari we muzabyarana. Umugabo wawe? Yego. Arambwira ati uyu mugabo ntago muzabyarana, Imana yabinyeretse rwose, ari n'umwadeperi w'umunyamasengesho, umukecuru ndamwibuka. Arazambwira ati rero nkugira inama wahaguruka ukigendera, uyu mugabo si uwawe. Rero hari ukuntu nyine abahanuzi nabo bashaka kugira uruhare mu gusenya ingo z'abantu. Kandi uwo mugabo niwe mwabyaranye? Niwe mwabyaranye, niwe mwasezeranye, niwe waje kukurambagiza. Naravuze nti hoya, nta rwose wa Mana we nzahaguma, ntago mpfuye umva nyine nanze kubyemera, narahagumye. Rero urumva ko hari igihe abahanuzi nabo yego basenya ingo, bagira uruhare. Umuntu ashaka kuzaka kubwira ati umugore wawe araje, Imana imyeretse umugore wawe, kandi uzi ko umugore wamusize mu rugo, Imana inyeretse igukorera ubundi bukwe, iguhaye urugo rwiza. Ariko wenda ukirengagiza ko urugo rwiza wenda Imana igiye guhindura urwo wari ufite rukaba rwiza. Rero umva iki kiganiro ni cyiza kandi kiraryoshye, ngira ngo tuzakigarukaho. Tuzakigarukaho, kizakomeza. Reka dutange ijambo ry'ubutumwa ku bantu badukurikiye. Noneho niki wabwira abantu bubatse ingo z'abarokore uyu munsi wa none? Ariko tunabwira abantu bataza kumva ikiganiro nabi, ntabwo ingo z'abarokore zose zimeze nabi, ndetse nyinshi zimeze neza. Turi kuvuga muri za zindi tunagaye intege nke z'abarokore bagira mu kwitwaza Imana cyane, bakagira amahame birengagiza yo kubaka urugo. Abo nibo turi kubwira duhugura, ariko ubundi busanzwe ingo z'abarokore ziba zimeze neza, kereka bamwe na bamwe bavangira bakitirira Imana nk'aho ari cyo gikoresho giye kubasenyera ingo. None abo ngabo n'uwe butumwa wabaha? Ibyo ari byo byose nubwo twavuze ku ngo z'abarokore cyane, ariko hari n'izindi tuvuga no ku zindi, ntabwo wenda batazumva ko twavuze abarokore cyane, yenda bakumva ko ariho
satani yagabye imyambi. Ingo nyinshi zo muri iki gihe twongeye kuvuga ngo ni habeho kubwizanya ukuri, habeho koroherana, boroherane nk'uko ubona abantu ibinyabiziga bibiri bihurira mu muhanda, kimwe kikorohera ikindi kigatambuka. Niba ushakanye n'umuntu mukundanye, nimugomeze mukundane muri byose, mukundane mu gukorana, mukundane mu kubahana, habeho kuvuga ngo tuzamurane mu mibanire, tuzamurane mu mikoranire. Igihe cyose hazabaho hariho kumva ko umuntu atiyumvamo mugenzi we, adashaka guteza imbere mugenzi we ngo bahuze, ni ukuvuga ngo ni umugozi w'inyabubiri ugomba gufatana bagakorana umuryango. Uko niko urugo ruzaba ari urugo rufite agaciro, ari urugo rukunzwe n'Imana. Imana nayo ikaruha umugisha kubera ko izahera ku byo bahuje bo ubwabo nk'uko yabafatanyije, urugo rugakomera. Amahirwe ubutumwa nanjye ubutumwa naho abantu nuko nababwira nti nyamuneka nimwongere mugire umuryango mwiza, aho wowe uzakurikira ikiganiro cyacu ukumva ari waracumbagiye, ukumva ko hari imyitwarire itari myiza, yenda ukumva ko wavunishaga mugenzi wawe, nyamara nawe ushoboye, ufite imbaraga, ushaka kuba ufite imbaraga z'ibitekerezo, mushaka kunganirana, ariko ufite n'amaboko yo kuba wanakora, kuko nta muntu ushinzwe gutunga undi mu gihe ugifite amaboko nawe ayafite. Mwese mugomba kunganirana, kuko umwe afite ibyo ashoboye n'undi akagira ibyo ashoboye. Birashoboka, kuko byanze bikunze uwo muryango uzagenda neza. Ntabwo twagarutse rero ku ngo z'abarokore gusa, kuko n'ingo rusange turi ku badamu, cyangwa kugira ngo umuntu agire urugo rwiza. Ikindi naboneraho kubwira abantu ni ukwizerana, kugarurira icyizere mugenzi wawe. Mugenzi wawe wagukunze akaguturanya mu bakobwa bose, akakugira icyizere, akakuzana mu rugo rwe, akakugira umucungamutungo we, ndetse nawe wa muhungu we, umugabo umugore wakemera kugukunda mu bandi basore bose agahitamo akaza mu kabana. Nimwongere mugirane icyizere. Ikindi kintu cyubaka urugo nabonye ni ikintu bita gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi igihe cyose uzi neza ko wakoshereje mugenzi wawe, ukaba uzi neza ko wabigizemo uruhare, akaba atigeze arya kubera wowe, akaba ataje mu rugo saa sita kandi neza uzi neza ko ariwe wamukomerekeje mu gitondo mbere y'uko agenda, fata umwanya utera intambwe igihe cyose ari butahire, umubwite mugenzi wanjye, ndabizi neza nagukomerekeje, mbabarira. Kuko nimba dusenga Imana koko, nimba wowe ushaka kujya imbere y'Imana ukabibwira ngo mbabarira, ariko ukaba udashaka gusaba mugenzi wawe imbabazi, uzi neza ko ari we wamukoshereje, urumva nabyo ni ikindi kibazo. Ariko gusabana imbabazi biri mu bintu bitanga amahoro n'ituze mu rugo, kuko buriya nta kindi kintu kijya hejuru y'imbabazi. Iyo umuntu akubwiye ngo mbabarira, uhita wumva ko yatsinzwe, kandi burya usaba imbabazi kuko watsinzwe. Iyo wasabye imbabazi rero burya uba wanatsinzwe, uba wemeye kugonda. Nimba ari byo yakubwira gutumvaga, ariko ukamubwira uti mbabara, burya ibyo yakubwiye wamaze kubyumva ko wemeye kumusaba imbabazi. Rero abantu nibongere basabana imbabazi, abantu nibongere bagarura urukundo, nibongere bagirane icyizere, wizere mugenzi wawe. Nimba akubwiye ngo harahagiye, witangira kumaza ngo ugiye kwandi, ngo ubwo wari uri kumwe nandi, ongera ugarure icyizere. Rero ndumva ari bwo butumwa naho abantu, nyamuneka kugira ngo mwongere mugirane urukundo, mugirane icyizere, habeho kongera gusabana imbabazi kugira ngo twongere kubaka umuryango mwiza. Yes, bakaryoshye ntabwo gahora mwitama. Reka tubashimire cyane ku mpande zombi ko mwabashije nyine kwitabira kino kiganiro. Dushimira n'abantu bagikurikiye. Muduhe comment mwandike uvuga ati ibitekerezo mwaganiriyeho bimeze utya, natwe tubyumva gutya. Muna dupropose n'ibindi twazaganiraho kuri HIRWA TV. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha.